kurema urumva sorry ntagaruka nta muntu mutarezona ahubwo icyo ashaka kuvuga hari umufana nyine w'amarangamutima ushaka intsinzi uba wumvise Rugaju we nagabyitayeho Rugangura uko cyakwinjira cyapfa natatu cyapfa natatu akaba ari undi wanariza ati babubatse bati kibuga akavuga ngo turimo turakina iki hari ikipe yawe tsindwa ukayamashyi no mu Bwongereza biraba n'ahandi hose ngo umwamufana ubasha kubona ibiri kuba mu kibuga progress cyangwa wawundi ushobora kubwira ngo nubwo twatsinze ariko ikipe ntigenda abo bafana se no baze baba bahari babwira Tareba ati atatu wayabonye ariko se urakina iki urakina ute Eradi yaratsinze atwara igikombe ni beaten baravuga ati hoya ntabwo tunyiswe abafana bamukura birukanye umutoza bita Tony Hernandez ari abakabiri muri champion bavuga ati ariko akina igipira cyo hejuru turatsinda kigaba kimwe cyangwa bibiri ariko aradefanda ntago ari mukuri defanda baramwirukana ngo babafana nyine banariza match bakanariza ibibera mu ikipe yabo bakabasha kubyandestanding babandi ushobora kwicaza muri stade kavuga ati mwihangana twatsinzwe ariko turimo turubaka ibintu nibi bakabyumva ntago ari n'importe quelle ziratandukanye mu mitoreze nka peri ntabwo itojwe neza Tarebu n'umutoza ukuze kandi gukura si icyaha nta nubwo umuntu wamuhora ko akuze natwe tuzakura nibisanzwe ahubwo n'umugisha kuramba ariko iyo uzi ko utagifite imbaraga zikwemerera kugira ibintu runaka ukora ibyiza no kugira timu ibigukorera hanyuma none ugashyiramo experience yawe bwa buhanga bwa bumenyi ya mitekerereze iri hejuru kurusha abo mukorana ariko nushaka ko ufite imyaka hejuru ya 70 nurangiza ngo uzane n'umwongiriza ari nawe ufite ibijyanye na fitness rero y'imyaka hafi 70 ntabwo bishoboka kubera iki kubera ko coaching ni ibice by'ingenzi bijya kuba bitatu icyambere umutoza ni igitekerezo umutoza ni nuko wumva ibintu umutoza nicyo bita understanding ikiriya abantu bita philosophy igena ntekerezo n'ubumenyi ufite ku mupira ubwo bumenyi rero buzamo navuga ngo uduce twinshi cyane ku buryo ugiye kubreakinga down iyo uri gukora icyo bita gutegura imyitozo ugenda wicamo ibice uvuga wenda tuzakora gutya mu gihe wenda cy'ukwezi tuzakora gutya muri iki cyumweru tuzaba tugeza aha tuzakora gutya tuzaba tugeza wenda mu minsi 3 uyu munsi tuzaba tugeze kuri ibi ngibi ibyo bintu kugenda ubicamo ibice ukora navuga ngo imyitozo muzakora icyo ni igitekerezo uba wabyanditse ukabishushanya ukagena buri kantu kose uko kazagenda ibyo ni igice cy'uko ubyumva ku rupapuro ukabikora icya kabiri ni igice noneho cyo kugira icyo bita kudemonstra kwerekana koko ibyo bintu uko bishaka aba bakinnyi baba ari bakuru iyo berekereye akantu gato bahita bakumva vuba niko bigenda mutoza araza akabwira nashushanyije ibi bintu ndashaka ko dukora gutya ibyo ni ibyanditse ku rupapuro yarangiza we abazi doze iri buze kuba accumulated n'abakinnyi kuri ibyo bintu yashushanyije ariko urademonstra uraberekera so icyo ni icya kabiri cya gatatu mu bice bigira abatoza cyane ni igice cya encouragement gukomeza kugenda utera abakinnyi akanyabugabo cyangwa se ni igice cya correction gukosora icyo ni cya kintu mujya mwumva kizamo n'igice rimwe na rimwe cy'igitsure hahandi umuntu aba atagishaka kubikora ariko ukamwempoza kubikora kubera yuko uzi yuko ntabwo yari yakemera ya doze hari ibintu rero muri ibyo bice byose ko ari bitatu Tareba adakora neza kandi muri aspect yego iyo baje abantu muri aperi bakavuga ati ikosa rya mbere Tareba akora kurusha yandi yose ntabwo twitoza ngo ubone twakoze imyitozo yuzuye gutangira muri warm up ngo dukore warm up kuko abakinnyi barakeneye kuri niveau hejuru abenshi turaganira banatozwa n'abatoza benshi tuvemo tujye mu cyo bita main part none wa mwitozo nyamwitozo
dukore cooling break ubona iduha neza kugira ishusho y'icyo twifuza ko umutoza yifuza ko tuzahora nacyo muri match. Ni umuntu uzakababwira abakinnyi bimwe bya kera bakazenguruka tere, barangiza kuzenguruka tere akubaka materiye bagakina rondo batandatu bakozaho, barangiza agahita akora academy tere bagahita bakina iminota nka 20, barangiza ngo dushoje imyitozo ngo dutahe. Nta kintu na kimwe, nta defensive block, nta attaque, nta animation, donc imyitozo ya AP ntabwo ibiririsha. Nejo bundi tujya kubasura CDS ari ndabyibuka na Ruvuyanga ya mbere umuhamye naramubwiye ni imyitozo niba ariyo myitozo ari gukoresha azi yuko afite deribe ngo yango urabona ngo nukwenda ari itangaza amakuru ndavuga meno hari ukuntu ubona umutoza muri icyo ngicyo cyo gukoresha kwizigira niba abanyamakuru baba bahari umukinnyi adakoze ibintu byiza uko umukankamira uko umucyaha uko umugati wiregeza uko nyine yamakari y'umusifuzi cya kintu gituma y'umutoza cya kintu ubona ukabona ko imyitozo abakinnyi bayifata oseriye ukabona baragutinya ntago mba mbona kabisa iki cyumweru rwose tuzafatanya tuganire kuri ama equipe no kwitegura yayo icyo kintu gihari kuko urebe nka ba Basane Rigoga ejo bundi ngo yagize atya usibye niba mazigiye bamushinja by'inzoga bongera kumana ejo bundi ngo ageze mu myitozo rwose aravuga ati ni mu nkorere kaboyiro hariya mu nzove uzi ko harimo akantu k'agakoni nkatremo ibipavuro byinshi n'ibisenda ewana mbanze niyuke ngo yakubise kaboyiro ageze mu kibuga azengurutse kabiri hari ingengabana nta kirimo. Basane waryamye wowe you see kuko hari ingingo n'umuntu nyine utihanganira kubona icyo kintu nyine cy'imyitozo time ingufu niho hantu wenda harimo ka difference ni nako twabonye kuri Real Derby match wanza na Rayon Sport isa nifite imbaraga cyane kurusha APR ariko sinzi niba bizagaragara kuri match kuko buriya match igikombe cy'amahoro ni finali hari abari bakiri ku rugamba rw'igikombe icyonzi cy'uyu mukino ufite byinshi biwusembura bizanatanga results zitandukanye n'ibyo dutekereza mu kibuga. Ariko kandi turi kumwe na Action College, ishuri ryiza cyane mu Rwanda mu kwigisha indimi. Iri shuri ririteguye rwose kubakirana yombi, imiryango iruguruye. Ni munyaruke mujye kwiyandikisha muri Action College mwige indimi mu gihe gito cyane, muzabe muzivuga neza cyane, muzandika ndetse mubasha no kuzumva. Bigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igiswahili n'Ikidage ndetse n'izindi ndimi nyinshi cyane. Ni naryo shuri ryiza mu kwigisha neza cyane imyuga, rifite abarimu b'inzobere bigisha imyuga itandukanye irimo mekanike, guteka, ububarista, ibyerekeye gukora ubwiza, ibyo bijyanye na salon ndetse n'andi masomo agezweho ku isoko ry'umurimo nk'ubwubatsi, gusudira, multimedia ndetse na software development. Hanyuma iri shuri kandi rifite aho abantu bakorera pratique ahatandukanye kandi hisanzuye, hafite n'ibikoresho bigezweho. Baracyakwakira kwigabanyirizwa rya 30% mu masomo yose wifuza kwiga. Hari amacumbi y'abahungu n'abakobwa aho washaka kwiga hose ku mashami yabo, yaba i Rubavu, i Musanze, i Muhanga, i Kayonza ndetse na hano mu mujyi wa Kigali uhereye i Kabuga, Kicukiro, i Remera mu mujyi ndetse na Nyabugogo. Hose hari amacumbi y'abahungu n'abakobwa. Mujye kwiyandikisha muri Action College muhamagaye kuri 07 88 63 95 cyangwa 07 8 72 4 8. Turi kumwe n'Ikijumba. Ikijumba one stop shop na bahanga mu gutunganya ibijumba bikungahaye kuri vitamine A, bakagukoramo umugati, amandazi, keke, capati ndetse na biscuit. Ni munyarukireyo bafite restaurant nziza, Icyokezo coffee shop ndetse na coffee shop bakora hariya i Rwamagana marembo cyanya kinganda. Ariko kandi ni Kayonza bafite ishami hariya hafi isoko kwa Gahima i Kayonza. No mu mujyi wa Kigali bakora Kabeza hafi y'umurenge wa Kanombe. Ubu none babafungure n'ishami riri ku muhanda wa Ngoma Bugesera, kandi n'ahantu hari amacumbi meza, sale nziza, Icyokezo buri weekend kandi bakagutaramira abari n'igitaramo cyo kwizihira ababagana. Wifuza kurangura, gukora reservation cyangwa guhagararira Kijumba one stop shop, yamagara 0782 70 42 50.
kuko Movit ari icyizere cy'umunsi wose niyo mpamvu ubu bakuzaniye product zitandukanye zirimo Movit Shin Spray yacu, harimo Movit Hair Foot, harimo Braid Spray ndetse na Hair Conditioners hamwe na Habo Relaxer. Izo zose uzikoresheje rwose ubuhisemo Movit ugahitamo kugira umusatsi ndetse n'icyizere byuzuye kuko byakorewe wowe. Ikipe y'Amagaju yiyongereye amahirwe hafi 90% yo kuguma mu cyiciro cya mbere nyuma gutsinda ikipe ya Ermelek igitego 1-0, ariko subundi bato yo kuguma mu cyiciro cya mbere ihagaze ite? Bwana Eric yatwegeranyirije ibi byose by'aya makipe. Mbere ko uyu munsi wa 32 wa shampiyona y'u Rwanda ukinwa kuva ku ikipe ya 14 ariyo AS Kigali ukagera kuri rutsiro ya nyuma, byose byari bigishoboka ko ikipe yatakaza umukino umwe indi kawutsinda igahita isimbura ku mwanya indi yari iriho. Gusa ubu ntabwo ariko bimeze, byamaze guhinduka. Uribaza ngo ni iyihe mpamvu Rutsiro Football Club yasabwaga kuriya Karisimbi itsinda PRFC, Amagaju agatsinda Ermelek, mu gihe AS Muhanga yasabwaga gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport, Etincelle igatsinda ikipe ya Marine Football Club. Gusa bamwe byarabakundiye abandi biranga. Ibaze ngo byagenze gute mu mukino wabaye kwa gatandatu tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2026 muri Kigali Pele Stadium. Kiyovu Sport yasabwaga gutsinda ikipe ya AS Muhanga igafata umwanya wa 4 muri shampiyona y'u Rwanda, naho AS Muhanga yatsinda Kiyovu Sport igahita izamuka ku mwanya n'amanota. Gusa ntabwo ariko byagenze, aya makipe yombi yanganyije igitego 1-1. Uko kunganya kwa aya makipe byagizeho ingaruka kuko byongereye amahirwe ya AS Muhanga yuko yamanuka mu cyiciro cya kabiri. Gatera Musa utoza ikipe ya AS Muhanga ngo biracyashoboka ko AS Muhanga yaguma mu cyiciro cya mbere. Birashoboka ushobora kuzitsinda zose kuko cyane ko ni match ziri mu rwego rwacu, ko navuga ni Amagaju tugomba gukina nayo. Match ya nyuma kaza Marine bizaterwa na situation z'izindi match uko zaba zimeze, gusa biracyashoboka. Undi mukino wabaye kwa gatandatu wabereye kuri Stade Umuganda yari Bugoyi Derby, Marine Football Club na Etincelle. Uyu mukino no wagombaga kongera icyizere cya Etincelle cyo kwigumisha mu cyiciro cya mbere, maze uyu mukino urangira ikipe ya Etincelle itsinze ibitego 3-2 ikipe ya Marine Football Club. Ni ibitego bya Etincelle byatsinzwe na Rodrigue Mwinyi, Niyo Nkuru Sajati ndetse na Ishimwe Jabiru. Maze nyuma y'uyu mukino Bekanati y'abantu ndi bamfasha uko bashoboye kuva kandi baranamfasha ni mikino isigaye 3 si ibiri isigaye ni demba 3 kuko ko narinda kubwira pe ikombe cy'amahoro Shinga Bekeni imipira imikino nk'isa ntabwo ari volley dukira, ntabwo ari basket, ni football. Tuziye ko niyo ibiri isigaye tubaze amanota 6. Undi mukino wabaye ku cyumweru maze kuri Stade ya Kamena Amagaju akira ikipe ya Ermelek. Uyu mukino wari ingenzi ku Magaju, gutsinda kwa Amagaju yagombaga guhita ashyiramo intera hagati y'andi ma ekipe bahanganiye kudasubira mu cyiciro cya kabiri. Ni nako byagenze, maze igitego cya Rashid Mapoli cyo ku munota 45 nicyo cyatandukanyije impande zombi. Nshimiyimana Paul, perezida w'Amagaju, ngo yari amanota bari bakeneye kandi icyo bazi ngo nuko ikipe yo mu Bufundi itazigera imanuka mu cyiciro cya kabiri. Ni intsinzi twishimiye nkuko mubizi, ubu ngubu tugeze ahantu dusabwa gutsinda match kugira ngo tuve mu bibazo turimo. Urebye umwanya turimo n'andi makipe turi kumukona ari gutsinda, natwe rero twasabwa gutsinda kugira ngo tugere mu myanya myiza izaba kutamanuka. Icyo twabizeza nuko ikipe yabo itazamanuka mu cyiciro cya kabiri. Indi kipe yagombaga kwirwanaho yari ikipe ya Rutsiro Football Club iragiye gukina n'ikipe ya PRFC isa nk'ari intare yakomeretse. Ikipe yo mu karere ka Rutsiro ntabwo byagenze neza kuko yatsinzwe ibitego 3 kuza na PRFC yirusha, maze Rutsiro Football Club ibintu byayo bikomeza kugorana. Nyuma y'uyu munsi wa 32 wa shampiyona y'u Rwanda, Amagaju ari ku mwanya wa 14 n'amanota 38. Ikipe ya AS Kigali iri ku mwanya wa 15 n'amanota 32. Ikipe ya Etincelle iri ku mwanya wa 16 n'amanota 31. AS Muhanga iri ku mwanya wa 17 n'amanota 28, mu gihe ikipe ya Rutsiro Football Club iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 26. Aya makipe ya AS Muhanga na Rutsiro Football Club niyo makipe ari mu murongo utukura, nta gikozwe ngo batsinde imikino 2 basigaranye muri shampiyona y'u Rwanda. Niyo azasimburwa n'ikipe ya Sunrise na Unity zamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere.
arakoze cyane Eric kutuganirira iby'amakipe ari mu cyiciro cya mbere ariko ari gufata imigozi kugira ngo agume mu cyiciro cya mbere kwizigira. Ikipe y'Amagaju avuga guti ugeze kuvuga uti hari ikintu cy'igipfunsi cyagize gutya kivuze ubuhuha hakurya iyo ejo ngo uburyo bw'imisifurire ntabwo Elmerek yabwishimiye. Igitego cya Rashid Mapoli Yakin nkuko Eric amaze kubigarukaho mu nkuru nicyo cyakoze difference. Amagara atsinda Elmerek igitego kimwe ku busa ariko haba gukozanyaho amagambo menshi cyane hagati y'abatoza bombi w'Amagaju ndetse n'umutoza wa Elmerek. Barashyamirana, polisi irinda nyine yo kubyitambikamo kugira ngo ibashe kubakiza. Byari ibintu bikomeye cyane ariko nyine byari byaturuka ko ikipe ya Elmerek yavuga ko imisifurire itayibane. Gusa nkuko twabigarukaho bato muri relegation ubu ngubu Amagaju ubundi rega ni kwa kuri tuba dutinya kwanzura by'umupira w'amaguru. Amagaju yo yamaze kuguma mu cyiciro cyane kuko Amagaju arabura inota rimwe ryonyine kandi bafite umukino uzabihuriza na AS Muhanga. Uzi impamvu z'Amagaju yagumye mu cyiciro cya mbere nuko ubu bamaze gukina harabura journée ebyiri bafite amanota 38. Muhanga iri ku mwanya 17 ifite amanota 28. Ni yatsinda match zayo ebyiri Amagaju agatsindwa oya ubwo yatigira 38 bakanganya tukareba ibitego ariko barabanza kureba head to head imikino yabahuje. Match ya Muhanga n'Amagaju ya mbere match banza yagenze ite kuko rega icyiza wowe nushaka wiyorohereza umunsi wa 33 bazihurira tuvuge ko Muhanga itsinze Amagaju agatsindwa n'indi match ariko wenda tuvuge nka head to head basanze nka Muhanga yaratsinzwe n'Amagaju match banza nka kimwe ku busa ejo mu Muhanga yaratsinda kimwe ku busa. Urumva ikipe y'Amagaju yagumye mu cyiciro cya mbere icyo cy'abantu bacyandika ibyanjye birihuta ntago mbitindamo. Impamvu Amagaju yagumye mu cyiciro cya mbere afite amanota 38 akagira umwenda w'ibitego 17. Muhanga ifite amanota 28 n'umwenda w'ibitego 22. Muhanga yakoze deal nziza yo kuza kunganya na Kiyovu Sport rwose ariko Muhanga isigaranye iyihe mikino kugira ngo urebe uburyo ariko ubwo uri impamvu ikipe yitwa Amagaju nasaga n'uwireserva hari indi kipe iri mu murongo utukura yitwa Etincelle ifite amanota 31. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo Etincelle ya 31